Muraho neza, mwarakoze guhitamo IBTC Film and Design School. Tugiye kurebera hamwe uko umuntu yakora account kuri e-learning, uko yakiloginga akinjira kugera muri systeme kugeza ubwo atangiye kwiga no kugeza ubwo amasomo arangiye. So dusapotinga browser ya Chrome ndetse na Safari. Izindi ngira ngo tuzajya dukoresha Chrome. Make sure ko wayidownloadinze ariyo uzajya unakoresha uri muriga. So muri Chrome uraza uyifungure cyangwa se ujye muri Google search wandikemo IBTC e-learning, hanyuma iyi link ya mbere ije uhita uyikandaho. Tegereze gatoya, bitewe na internet ufite n'umuvuduko wayo bishobora gufata akanya gatoya birimo biraza. Umanuke hasi, manuke urebe ko isomo ushaka kwiga ririho. Hano dufite introduction to camera, dufite editing, Adobe Premiere Pro. Urebe ko iryo ushaka kwiga ririmo, hanyuma nubona ririmo uhita ukanda hano hejuru handitse login, kandeho. Kubera ko aribwo bwa mbere tugiye gukoresha iyi systeme kandi account ari nshyashya, birumvikana ko tugomba kubanza gukora konti nshya kugira ngo uyikore. Rero ukanda hano handitse create account, hanyuma ugashyiramo amazina yawe yombi, ni IBTC film, ugashyiramo amazina yawe yombi, IBTC e-learning. Icyitonderwa, ahangaha ushyiramo email yawe uzajya wakiriraho amakuru uzajya unakoresha uri kwinjira. Ni ukuvuga iyo umuntu agiye kwinjira muri systeme yandikamo email akandikamo na password. So iyi email yawe umakinga sure ko ari iri muri telefone cyangwa mu mashini ugiye gukoresha. So ahangaha ukandikamo nimero yawe, wenda hano reka dukoresha iyi ngiyi. Hanyuma kuri password ukandikamo ijambo banga. Ijambo banga ni ukuvuga imibare uzajya uhora ukoresha mu gihe uje kwiga. Imibare hamwe n'amagambo uzajya uhora wibuka ukandikamo ugiye kuza kwiga. Ni ukuvuga ngo password igomba kuba ari ikintu uzajya uhora wibuka, kubera ko wakibagiwe ntabwo ushobora kwinjira muri system. So reka dukore account, umakinga sure ko iyo mibarwa igize iyo password yawe itari munsi y'8. Ni ukuvuga ubara imibarwa 1, 2, 3, ingombajwi n'inyajwi bitari munsi y'8. Reka dukore gutya, wenda twebwe kora password, hanyuma ahangaha ukaza ugahitamo itariki wavukiye, ugakora set, hanyuma aho ukandikamo igihugu ugiye kwiga uherereyemo, ukandikamo umujyi ugiye guhereramo. Hanyuma ahangaha muri iki gice uhitamo ahantu wumvise amakuru ya IBTC. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uze kwiga kuri IBTC hari ahantu wakuye amakuru, either wabyumvise kuri radio, wabyumvise ari undi muntu ubikubwiye, wabikuye kuri platform y'undi muntu. So ahangaha uraza ugahitamo ahantu wakuye ayo makuru. So wenda waje ku ishuri baguha amakuru uhitamo kwiga. So ukamakinga sure ko hano hasi iri checked, kubera ko ahangaha ari bwo uvuze uti nemeye amategeko n'amabwirizwa bigenga iyi system. Warangiza ugakora create account. Tegereza gatoya, urabona ko account yacu yabaye created. Hanyuma bise badusaba kuverifya email. Ni ukuvuga ngo kuri email yacu hari imibarwa yoherejweho yitwa OTP. Turayikopiya cyangwa se tuyirebe tuze tuyandikemo hano dukore verify OTP. Turaza turebe kuri email. Urabona ko email yaje. Hano hari imibarwa irimo 2, 5, 4, 3. Iyi ni iyacu, niyo uri bugende ukandikamo hariya 2, 5, 4, 3. Ukandikamo hano 2, 5, 4, 3.
ukore verify OTP. Urabona ko account yacu ibaye verified. Hanyuma ahangaha tugiye kwiga ahangaha ni tugiye kwinjira muri systeme yacu. Noneho tumaze gukora konti, hanyuma noneho tubonye uko tujya kwinjira muri konti yacu ngo dutangire kwiga. Hano urashyiramo ya email wakoresheje, hanyuma hano ushyiremo ya password wahisemo ko uzajya ukoresha, ukore login. Tegereze gatoya login irangire. Urabona ko login yarangiye, twinjiye muri systeme. Hanyuma tugiye kureba rya somo dushaka kwiga. Wenda urashaka kwiga Adobe InDesign, uraza uyikandeho urebe amasomo ayigize. Adobe InDesign mu cyumweru cya mbere tuziga ibi n'ibi. Hanyuma nubona uri kunze ushaka kurigura ngo utangire wige, ukande hano. Nukanda hano harahita haza aka pop up. Ni ukuvuga ngo hano barimo barakubwira uburyo uzishyuramo kugira ngo utangire kwiga. Aha hambere hari kode ya Momo Pay, kabiri hari account yo muri BK, hose ni mu mazina ya IBTC. Hanyuma wagize ikibazo, nimero wahamagara ni izi ngizi. Wagize ikibazo mu kwishyura, so niba umaze kwishyura urohereza proof cyangwa se urafata screenshot yemeza ko umaze kwishyura, and then uyohereze kuri IBTC kuri izi nimero zanditse ahangaha, ari nazo wahamagara mu gihe wagize ikibazo. So uraza ukopiye kwishyura, uraza ukopiye ino code uyikandeho cyane, ukora handitse copy. Hanyuma uze muri phone cyangwa se aho ahasanzwe handikirwa kode zo guhamagara, wandike akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akego. Turahitamo rimwe, dukandeho cyane, dupestinge. Ukora aha handitse paste, ya code irahita ijyamo ya IBTC. Ukore send, hanyuma ushyiremo amafaranga ugiye kwishyura rya somo nk'uko twari twayabonye. Ni ibihumbi 100. Ukore send. Make sure ko ahangaha haje Innovation Business Technology kugira ngo amafaranga yawe atayoba akajya ahandi hantu. So ahangaha uraza guhita ushyiramo code yawe, amafaranga ahita agenda. Namara kugenda uhita ufata screenshot uhita uyohereza kuri izi nimero twabonye hano. Izi nimero nizo uri buhite woherezaho iyo screenshot. Hanyuma ubutaha nugaruka uzakirika kuri iri somo uhita utangira kwiga ya masomo yose uko yagenwe. So murakoze rero, ugize ikibazo wakomeza ukandika kuri iyo nimero twari tumaze kureba cyangwa se ukanahamagara. Ubufasha bwose buremewe.